ziringira Kristo wenyine niwe banze byo kwizera menye neza ko Kristo ari we byiringiro byonyine ziringira Kristo wenyine niwe banze byo kwizera menye neza ko Kristo ari we byiringiro byonyine inzira y'ukuri yesangumbiriye ntabwo banzogira ntabwo yesangumbiriye ntabwo banzogira kuluma kosia kuluma dimam indahiro jewe Bizagara Paul banditse iyi mpeta ikimenyetso cy'urukundo nzagukunda urukundo rwakaze ntazadutandukana nawe atari urupfu Imana yo mu ijuru izabifashemo amen amashimwe azamukunda mukundwa akasi Abrahamu ngo yise umugore wiwe ngo umwamikazi umugore amwita umwana Bwana sifiwe uyu nguyu kuzomubwira ariko azaba uruteze ijambo rizavuga muri ibyo bizavuga uko ushaka kwawe Imana igufashe ngaho nyabyo nagufashe zamuko nzakubanisha mu buzima bwanjye bwose nta kizakundikira nta kizagutandukanya nawe atari urupfu Imana yo mu ijuru izabifasha tugere kwasengera rero twasabire umugisha reka bapfukame shize ubuzima bwanjye mu maboko yiwe 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 ni kuki mushakira umuzima mu bapfuye
oya oya umuremyi yazutse ni kuki mushakira umuzima mu bapfuye oya oya umuremyi yazutse yarapfuye arazuka ku munsi wa gatatu amen 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 yarare konanirwa ngo subirimo ntuzemere konanirwa ngo subire inyuma intambara niziyongera uzangwanirire mu misozi miremire uzabane nanjye ntuzemere konanirwa ngo subire inyuma intambara niziyongera uzabane nanjye ntabwoba 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 nzogira Yesu angumbiriye ntabwoba nzogira Yesu angumbiriye ntabwoba nzogira ntabwoba 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 Yesu angumbiriye ntabwoba nzogira kuluma 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 kosia kuluma dimame kuluma kosia kuluma dimame kuluma kosia kuluma 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 kosia kuluma dimame kuluma kosia kuluma dimame kuluma kosia anjyamisha mu cyanya c'ubwatsi bubisi ansubiza intege mu bugingo bwanjye anjyamisha mu dushimana natwe ko guhagarara kuri uyu munsi w'abana bacu haba mu mashingiro amashimwe abiri ishimwe rya mbere turashima Imana ku bwa kado twamubonye hano kadukomeye Imana amashimwe cyane ishimwe rya kabiri turashima Imana ku birori by'abana bacu twabitegereje kera none kuba bisohoye tukaba tubirimo Imana ihabwa icyubahiro ikindi turashima Imana ko byabaye ngombwa ko Fofo ava muri departement y'abaririmbyi akaza muri departement y'abamama adasohotse hagati so ni ikintu twishimiye cyane kandi cyanejeje imitima yacu
kandi byongeyeho turashaka kugaruzagara umwana wacu bwanjeje umwigisha wanje ababizi barabizi bali rahisi ni kuhimizana na kupambana. Mariaje sio voile, lakini mariaje ni roho. Nawatakia neema na baraka na upendo na masikilizaji. Florence akaba akoze ubukwe avuye muri True Promises. Turabishimira Imana ariko cyane nabo tubashimiye. Nasanze uburyo umuntu akoramo ibirori harimo ikintu cy'uburere ariko kandi hakabamo no gufata umwanzuro. Byari gushoboka, hari izindi nzira zeze sarire zigarutse vuba zarigeze kubaho, ariko kuba mwarakoze ubukwe bw'umuco turabashimiye. Dushimira n'abo bantu bose narivuye kuvuga. Imana ibahumugisha abageni bacu, Imana ibahumugisha ababyeyi banyu, Imana ibahumugisha itorero ndetse n'amatsinda muranizwamo. Imana ibishimire. Ikintu cya kabiri narigiye kuvuga ni impanuro. Mukoze ubukwe muvuye muri ayo matsinda yose narimvuze, hari igihe abantu bakora ubukwe basohoka mu bukwe bakarangazwa na wa munezero w'urugo, ntibasubire gukomeza ibikorwa by'Imana. Muruhuke minsi mikeya, nimba ari yinga cyangwa amahinga abiri, uwa mbere uzoze muri repetition bihozagana byo gusenga, mukomeze umurimo w'Imana, kuko ibi bintu biza biba byavuye mu gusenga. Byarangiza abantu bamara kugera mu rugo rwabo n'umunezero bakabyibagirwa, bagasubira kuza gusenga ari uko bagize ikindi kibazo cyabaye mu rugo. Ariko ntimugategereze ko hari ikibazo kugira ngo musenge. Guhera ejo mutangire musenge, ufate akanya gatoya gusa ko kuruhuka, musubizemo imbaraga. Ndabizi ko mwari mumaze iminsi mwiruka, ariko mukomeze kujya mwari musanzwe. Kuba bose barabitimije, ndabashima Imana mugushimisha cyane. Hasigaye tutavuze menshi, turabifuriza urugo ruhire. Bisigaye aba bakobwa mwese ko murabona ko abandi bariko bagenza, natwe niko twabigenje. Ziriya nzira zindi zirarawe si nziza, icyo dushaka ni bisa n'ibi. Imana rero ibamushimisha cyane. Natwe nka korali hari impano twagendeye uyifite n'igire nini. Impano zibiri ya korali ni ya Jeunesse. Jeunesse bityo natwe uyu ni umuyobozi wacu wa Jeunesse, bityo natwe turamushimiye kandi kuba utanze urugero rwiza ku bantu uyoboye. Iyi ni impano bimeye nk'umushumba wawe. Imana ibamugishe. Envelope natwe twateguye ikimenyetso cy'urukundo, tubufatanye, tubereke ko dukorana neza kandi dukomeze dukorane. Nyabiro ntaze kugiraho ibiro byinshi, bagabanye imbaraga. Gushyigikira abana bacu, ndabizi yuko mwabiteguye, amashimwe menshi mufite mu mitima. Reka baduhe indirimbo nitumara umuntu wese ahagurukane ituro ryiwe kugira ngo dushyigikire urugo rw'ubushaje.